wenda ndakwica warushye urabanza wicukurire. Banshakira isuka kugira ngo nicukurire. Ubu naricukuriye ariko ndiho, nyuma y'imibabaro ndiho. Yaba abana n'abagore arangije arambwira ati kara igendere ntuzagaruka ino uzagwa ahandi. Uwo munsi ndokoka urupfu rukomeye. Haleluya. 94 jenoside itangiye, urumva iwacu niho bahereyeho. Papa mama bakuru banjye gashiki kanjye gatoya badata wacu imiryango yose abantu benshi cyane tutabasha kubara barabishe muri jenoside bose bararangira. Ntabwo numvaga ngendeye kuri bwa buhanuzi, numvaga ngomba gupfa katiga yakabaho. Hanyuma rero ndababwira nti mureke mbakize. Ntiwe wamfashe ubu ni rogomba kunyica kuko wamfashe wanga ko nigendera, ariko we wanyambuye ikote bari wowe unyica kugira ngo usigaranire ikote ujye uvuga ngo dore ikote nakuye ku maraso y'umukiranutsi. Bimubwiye bimucubita nko mu mutima. Abaravuze ati uyu muntu ni mumureka agenda azagwa iwabo. Avuze ngo bandeke zagwa iwacu, numva akababaro. Ndababwira nti niba rero mundetse utanyishe mikote ryanjye. Ati ntaryo ngo nurutarima uranyica. Noneho abandi baraho baravuga bati kara wakwigendeye ko Imana izaguhirindi. Ndababwira ntoya ikote ryanjye narimpe nunduza anyica. Azajya avuga ko hari ikote yakuye ku maraso y'inzira karengane y'umukiranutsi. Wa mugabo aravuga ati shati nishe benshi. Bahageze rero abagore bararira. Imana yateye amarira mu bagore. Oh haleluya. Amarira y'abagore ni meza cyane. Imana yumva vuba. Mugabo ntukarize umugore wawe, kuko Imana yumva amarira y'umugore vuba. Abana bararira, abagore bararira, hanyuma abantu bose bashyubwo baravuga bateri ko uyu muntu ni muntu ki. Bikiraho haba hazamutse uwari perezida w'intera hamwe aho ngaho. Ahageze asanga abana bari ngo bararira, harimo nabe mu rugo nabo bari ngo barira. Abaravuze ngo mwabyana mwe murarizwa niki? Baramubwira bati ni mwarimu wacu Karangwa dore bagiye kumwica. Aravuga ati uyu mwana ni musiga nzasanga baramwishe. Abarige azana nari umwana wa 4 iwacu. Abarige atahana ageze mu Rwanda asanga kwa sogokuru barahari i Butare hariya mu cyahoze mbere yaho. Batwitaga ngo turi jewe umwana abana twiganaga bakunda kunyita Mugande. Hari undi wakunda kutwita ngo kunyita ngo ndumusenkani nefu. Wese nkani nefu nuko guko bakunda kuduhamagara kugaragaza nyine ko twahunze muri 59. Hanyuma rero yanjye bujya buryoha akenshi nanjye iyo numvise abantu babusubiramwo babuvuga bundyohera cyane kurushaho. Dusome iryo jambo rigufiya ritwinjize mu kubaha ubuhamya. Cyo cya mbere umurongo wa 8 tugeze ku murongo wa 10. Handitse ngo bene data ntidushaka yuko mutamenya amakuba yatubereyeho muri Aziya, ko twaremerewe cyane kuruta ibyo dushobora, ndetse bigatuma twiheba ko tuzapfa. Twibwira ko duciriweho iteka ryo gupfa kugira ngo tutiringira, ahubwo twiringira Imana izura abapfuye. Murongo wa 10 yaturokoye urupfu rukomeye rutyo, nanone iracyaturokora, kandi twiringira yuko izakomeza kuturokora. Haleluya. Yaturokoye urupfu rukomeye rutyo. Abenshi muraruzi buhamya, abenshi turabusangiye. Imana yaturokoye urupfu rukomeye. Paulo aravuga ngo ntabwo dushaka yuko mutamenya ibyatubayeho. Hari igihe twagize igihe kirekire tutashoboraga kubivuga.
tutashoboraga gutanga ubuhamya. Rimwe na rimwe amadini n'amatorero ntabitwemerere, ariko turashimira Imana ko ubu tubuvuga. Amen. Ndashimira Apostle ari mu bashumba batangije umurimo wo kubohoka abantu bakavuga ubuhamya. Amen. Hanyuma buriya nanjye namwigiyeho ibintu bikomeye. Mu kwezi kwa 4 aho nkorera umurimo, nanjye nshyiraho gahunda yo gutanga ubuhamya. Amen. Kandi nabikopeye hano. Nahigiye ibintu byiza. Revera Inyasi ndamushimiye, yarayadusuye nimugoroba, aratwigisha iwacu aho nkorera umurimo, aratwigisha adubuhamya bwiza cyane. Amen. Kuvuga ibyatubayeho ni imbaraga zikomeye cyane. Hallelujah. Ngo twibwiraga yuko tugiye gupfa, kandi koko nibyo twabonaga tugiye gupfa, ndetse twarugezemo, ariko ijambo riratubwiye ngo yaturokoye urupfu rukomeye rutyo bitashoboka ko tururokoka. Imana yagize neza. Hallelujah. Ariko ijambo rikomeye riravuze ngo nanone iracyaturokora, ikomeje kuturokora. Hallelujah. Ikomeje kuturokora, kandi ijambo riravuze ngo izakomeza kuturokora. Humura, witinya, wirira, wigira ubwoba. Imana twizeye ni inyembaraga, kandi ikomeje kuturekora. Imana ihabwa icyubahiro. Hallelujah. Navukiye i Bugande kuko iwacu bahunze kera muri za 59. Yeneho navukiye bigeze mu mwaka 77 mamaza kureba mu Rwanda niba umuryango ugihari. Bambwira ko nari umwana wagiraga amahane cyane, mbangamira abandi bana tuvukana. Aravuga ati uyu mwana nimusiga nzasanga baramwishe, abarige azana. Nari umwana wa 4 iwacu, abarige atahana. Ageze mu Rwanda asanga kwa sogokuru barahari i Butare, hariya mu cyahoze kitwa Komine Rusatira. Hanyuma ahageze abarahansize asubira i Bugande. Ubwo rero ngiye nsigara mu Rwanda guhera muri 77. Nari umwana mutoya. Hanyuma ntangira kwiga. Bigeze muri 80 iwacu nabo bataha muri cya gihe cyo hari umuperezida wabaye i Buganda aza kwirukana abanyarwanda. Nibwo nabo baje. Bageze mu rugo turatura. 94 rero hageze igihe cya jenoside. Murumva nitwe twari tageti cyane nk'abantu ngo bavuye i Bugande bazi iby'inkotanyi. Twahuye na byinshi mbere yaho. Batwitaga ngo turi abana twiganaga bakunda kunyita Mugande. Hari undi wakunda kunyita ngo ndi umusenkani nefu. Senkani nefu nuko guko bakunda kuduhamagara, kugaragaza nyine ko twahunze muri 59. Hanyuma rero 94 jenoside itangiye, urumva iwacu niho bahereyeho. Papa, mama, bakuru banjye, gashiki kanjye gatoya, badata wacu, imiryango yose, abantu benshi cyane tutabasha kubara barabishe muri jenoside, bose bararangira. Nisanga nsigaye ndi kumwe na gashiki kanjye gatoya. Niko twarokokanye kugeza n'uyu munsi karacyahari nako. Amen. Byari urugendo rurerure kandi rukomeye. Nkuko umubyeyi abivuze, nari umukristo icyo gihe, nari narakijijwe, nari n'umuvugabutumwa, nkora umurimo w'Imana muri Sunday school, nigisha abana kandi nkundana nabo. Mu buzima busanzwe naranacuruzaga aho bita kuri Arete hariya Ikegera. Twari dufite boulangerie dukora imigati, twakira amata y'abaturage tukayacuruza. Bakunda guca Ikegera, n'ubu iyo business iracyahakorerwa. Twayitangiye mbere. Byatumaga rero mpura n'abana cyane. Abazaga bagemuye amata, bazanye amata, babaga inshuti zanjye. Imigati yaba itacurujwe ngo ishire nkabihera imigati, ubundi nkabigisha ku cyumweru, nkabasura mu ngo. Ndagenda nkundana n'abana cyane, nari inshuti y'abana cyane bikomeye.
narasengaga cyane, nari umukristo. Ntabwo nabura kubabwira akantu gatoya. Hari umwana umwe twasenganaga witwaga François Katigaya, Bernard ashobora kuba muzi. Yari umwana w'umunyamwuka cyane, twari mu kigero kimwe. Twakundaga gukorana amasengesho y'iminsi myinshi, iminsi 7, 10, 14, 21, turi babiri. Twakundaga gutira icyumba kwa pasiteri wacu witwa Munyaneza Tanazi, n'ubu aracyahari. Abana be basengera hano, nibyo ba Fifi na bakiki basengera aha ngaha. Ndabazi. Ese baranahari? Yego, Imana ibaha umugisha. Bari abana twarakuranye, twarariranywe, ariko je nari mukuru ho gatoya. Jewe nari mukuru ho gatoya, ariko urugo rw'iwabo ni rugo nakuriyemo. Narukuriyemo mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Umushumba niwe mubyeyi wanjye. Hanyuma rero uwo muhungu twasenganaga, twakundaga gusenganira mu cyumba cyo kwa papa wa Fifi. Niho wadutizaga icyumba. Yajyaga akunda no kugira ubuhanuzi, ahanura akavuga ngo agahanura turi babiri, akavuga ngo imbere hari ibikomeye kandi umuntu umwe muri mwe azapfa ariko undi azasigara. Urumva ntiyavugaga ngo ni igihe cyangwa niwe. Noneho yaba avuye mu mwuka, avuye guhanura, nkamubaza ariko ubu ubona ari nde uzapfa? Akambwira ati ntabwo mbizi nanjye, Imana ntabwo ibimishurira. Hanyuma tukongera tukaganira, tese buri uzapfa n'uzasigara ninde uzabugize amahirwe? Kuko Imana yavugaga ngo uzasigara ngo nzamurinda, nzamukoresha, nzamugeza ahantu hakomeye, nzamwuriza indege, nzamujyana mu bihugu badahuje uruhu. Mbe ubuhanuzi nk'ubwo bwo muri 92, na 1, na 3, urumva hari kera cyane. Noneho tukumva umuntu uzasigara, Imana iri kumuvuga ibintu bikomeye, ariko ikavuga kandi ngo uzataha nzaba muruhuye imiruho n'imibabaro. Noneho twaba turi kuganira, turi kunywa agacyayi kwa mushumba, baduhaye nk'agacyayi, nkamubaza ariko buriya uzasigara n'uzataha ninde uzabugize amahirwe? Tukiyumvira, yari umunyamwuka cyane, akavuga tuzataza abagize amahirwe. Ni kandi azaba atagendeye mu ndege, azaba atageze mu bazungu, azaba atageze i Kigali, twari tutaragera n'i Kigali. Nuko kuko yaravuga ngo azaba umushumba, azayobora itorero, turi abahungu batoya b'imyaka 21 n'ibiri gutyo, 19. Hanyuma dusengana iminsi myinshi. Rero jenoside rero itangiye, nisanga ndimwo nicwa, iwacu bishwe, nanjye ndi guhigwa ngo banyice. Hanyuma rero François we akaba we ntiyarimwo yicwa. Aho nari nihishe rero, mfata ikaramu nandika agapapuro, ndamwandikira, ndamubwira ni mwere data François, wa muntu Imana yavuze uzataha yamenyekanye n'igihe, none ni wowe uzasigara. Ndagusabye kugira ngo wirinde, ntukore ibyaha, ntujye mu bwicanyi no mu bibi biri gukorwa, kugira ngo ya masezerano Imana yavuze ko uzasigara azagusohoreho. Agapapuro ngaha umugabo witwa Celestine wari umishe, aracyahari n'ubu. Ndamubwira ni uzakampe
François nimuhura. Akamuhaye François mu kunsubiza arambwira ngo mwere data Alphonse ntabwo Imana yavuze uzataha n'uzasigara uwo ari we. Reka twese twirinde kuko tutazi w'Imana yavuze. Hanyuma Celestina akangaruriye numva ndababaye. Ndavuga nti ngewe barimwe baranyica, ababyeyi bapfuye, abacu bose bapfuye, abatutsi nta kubaho kugihari kuri bo, none nuko ansubije kandi we aridegembya. Ariko mu gihe numvise bigiye kumbabaza ndigarura kugira ngo ntababara nkapfa nari mu mwuka. Hari hashize iminsi mike bishe abana twasenganaga b'urubyiruko babiciye hariya kuri arete. Interahamwe zabakuye aho bari zibazana kuri arete kubicirayo hariya ikegera ku muhanda. Aho banyuze iyo twajyaga kwibuka mu rwego rw'itorero twakunda gukora urwo rugendo banyuzemo bajya kubica. Bahanyuze bagenda baririmba indirimbo. Harimo indirimbo yo mu gitabo ivuga ngo iyaba mfite amababa nk'ay'abamarayika, iyaba mfite amababa nk'ay'abamarayika, mbangurutse nkagerayo nk'abisiyoni iteka. Haleluya! Batambutse baciye aho baririmba iyo ndirimbo, bari mu mwuka mwinshi mu kubica. Ntabwo urupfu n'imibabaro y'ubuhiri babyumvise. Watuyoboraga mu rubyiruko witwaga Rutembeza Emmanuel ngo bamukubise ubuhiri yuzura umwuka asa n'uzamutse mu mwuka mu kirere, aragaruka yikubita hasi avuga mu ndimi ahita arapfa. Twese rero aho turi twakiriye ayo makuru twaravuze ngo turashaka gupfa nk'uko perezida wacu w'urubyiruko yapfuye, nka Rutembeza uko yapfuye. Rero nsomye ako gapapuro nanzi ko kambabaza nkava mu mwuka simfe nka Rutembeza. Bituma ibyo bintu mbishyira kure y'umutima, sinabyegereza umutima ku mvugo y'ababandi ngo y'iki gihe ngo ntubyegereze umutima kugira ngo bitankura mu mwuka. Rero baramishe abantu, nagize umugisha mpura n'abamisha beza. Umunsi umwe rero wenda nihuse kugira ngo ntaza gutinda cyane. Umunsi umwe nari nabuze ahantu nihisha pe. Hanyuma njya ku rusengero rwacu habaga abantu twasenganaga bakundaga kudutekera. Noneho abandi bakabazanira ibiryo bakadutekera nimugoroba, tukagenda tukarya ibiryo badutekeye tukongera tukagenda. Abakristo bacu harimo abitwaye neza kandi benshi. Hanyuma umunsi umwe rero bamaze kungaburira ndababwira nti nuva ntafite aho njya kwihishira ijoro, mwaretse nkirarira hariya mu rusengero. Kandi dufite urusengero rwuzuye rusakaye ariko rutarakingwa. Bampa umusambi, ikirago, bampa n'ikiringiti, nari mfite n'igikote kirekire cy'umukara. Ndababwira ngiye kujyana hariya mu rusengero mu rukerera ndashaka iyonge. Ndagenda ndara mu rusengero, bigeze mu rukerera nko mu ma saa 10 ndibaza ntubu ndageye. Numva mbuza ahantu rwose ndi bwishe uwo munsi. Ndazamuka mbasanga kuri iyo nzu babagamwo. Ndababwira nti rero uyu munsi simfite ahantu nihisha, ni mu magafunguzo k'ubwiherero. Twari dufite agatuwarete nyine ko mu cyaro gato ariko gafitemo akaryango k'abayobozi gafungwa. Ndababwira ni mu magafunguzo hariya ko kubayobozi njyemwo, hanyuma muze mufungire inyuma niyigumiriremo uyu munsi wose, nijoro ndashaka iyonge. Barakama batigenda turaje dukinge. Ndagenda njya muri ka gatuwarete ndafungura, njyamwe imbere, mfungira imbere negereje ko baza gufungira inyuma. Bataraza hirya gato habaga bariyeri y'interahamwe zabaga zaharaye. Umwe rero mubaraye kuri bariyeri aza kwituma muri ka gatuwarete. Aje aho kujya mu tundi turyango ko kari gafite uturyango nka 3, aza muri ka kandi ndimwo. Ajegeje yumva harafunze. Yumvise hafunze ahita arataka, aravuga ati tano harimo inyenzi. Ubwo aba ahamagaye interahamwe bagenzi be. Ubwo nanjye numvise ko bamvumbuye mitansohoka muri kagatuwarete nizamura ipantaro nk'umuntu witumaga. Ambonye twari tuziranye, arambwira ati ati kara, ati ese burya ni wowe uri umututsi se? Ndamubwira ngo yanigende ndi umwana w'Imana.
abarambwiye ngo yewe ngo mba nkuretse ukagenda, ngo ariko maze kubahuruza bakumbaza bakanyica. Atahubwo mpako gasaha wambaye noneho nkasigarane basi. Nuko ndangije ndamubwira nti rero ntabwo nguha agasaha kanjye, ahubwo reka njye gusezera ku barokore bagenzi banjye bari haruguru nkabasigire. Aranyemera ati genda ubasezere, ngasigira abarokore bagenzi banjye. Abaranyemereye ndazamuka kuri ya nzu, hari nkaha na hariya ku muhanda ntabwo hari kure. Ndakomanga bati karaba ati kuje se nimwatinze kuza gukinga none bamfashe. Atese wagufasha riye ntasigaye hariya hepfo amaye agawushya ngo nze mbasezere. Umuhungu umwe arambwira ati nose wakwiciriye ukamaruka mu ishyamba ukiruka. Ndamubwira nti nabamuhemukiye, ni amaye akanya ngo nze mbasezere nindangiza mucike niruke. Noya ni nabamuhemukiye bamwica mu kimbo cyanjye. Nuko nahubwo mwakiriye isaha nkora no mufuka darifite udufaranga ndatubaha ndababwira nti mukomeze muhahire n'abandi basigaye. Mu by'ukuri numvaga ngomba gupfa, nari niteguye. Kandi rya jambo twasomye ngo twabonaga ko tugiye gupfa, nabonaga ko nta afite nta kiri umuntu yumvaga ari ugupfa. Numvaga niruka nkanamucika n'ubundi ndi bupfe. Hari umuntu wamishe kandi n'umuntu mwiza cyane pe, twigeze kuganira amishe muri icyo gihe. Arambwira ati karateka nkubwire, niyo hagira umututsi urokoka ntabwo yazajya hanze ngo yidegembye, ntabwo yazaca mu muhanda, yajya mu kigo cy'ahantu mu rutoki bw'abantu bamuhishe akajya bariho yibera imyaka yose kugeza apfuye. Ariko Imana yahinduye ibyo bintu. Imana ishimwe, oh haleluya, Imana ishimwe cyane. Byatumaga rero n'uburi numva kubaho ntacyo bivuze, icyambera kiza no gusanga rutembeza, niko numvaga. Hanyuma rero mu gihe nari maze kubasezera wa mugabo araje ati warangije? Ni narangije. Ati tumanuke. Turamanuka tujya kuri ya bariyeri. Tuhageze interahamwe zari zose ziba zirambonye, hari mu rukerero ubwo ngo mu masaa 12. Bati karangwa se burya n'umututsi afite aho n'ahantu nakoreraga kure y'iwacu ho gato nko mu birometero nka 4 cyangwa 5. Ati baransopye bankuramo indangamuntu barabibonye. Bati mumukuye he? Ati undi ati yarari hariya mu rusengero. Tubwo hariyo n'abandi tugiye kubahiga. Noneho uko bavuze ngo karangwa, abana barabyumvise. Nibyo Apostle yavuze mu kanya. Abana barabyumvise ko aho hafi hari amazu. Abana bamwe basohotse barambonye, kandi bari abana nigisha muri Sunday school. Baraje mu kanya, abana bandi baraje mu kandi kanya, abandi bana baraje. Noneho hari umugabo umwe w'intera hamwe cyane anyambura igikote cyanjye, aravuga ati iki gikote zanyambara ndinze bene wanyu, reka aragifata. Noneho batangira rero gusigana kunyica. Mwati mwica, ndati mwica, mwati mwica, ndati mwice, mwati wamuzanye, ndati nawe wamwambuye ikote rye mwice. Noneho ndiyumvira ndavuga nti aba bantu bagiye kwanga kunyica. Niko umutima wambwiye, none bashotore bakwica. Kuko mu by'ukuri numvaga ari byo nshaka kugira ngo mve mu miruho. Ko numvaga n'ubundi nzapfa pe, ntabwo numvaga ngendeye kuri bwa buhanuzi, numvaga ngomba gupfa katiga yakabaho. Hanyuma rero ndababwira nti mureke mbakize. Ntiwe wamfashe ubundi ntagomba kunyica kuko wamfashe, wanga ko nigendera. Ariko we wanyambuye ikote, bari wowe unyica kugira ngo usigaranire ikote, ujye uvuga ngo dore ikote nakuye ku maraso y'umukiranutsi. Bimubwiye bimucubita nko mu mutima. Abaravuze ati uyu muntu nimumureka agenda azagwa iwabo. Avuze ngo bandeke zagwa iwacu, numva akababaro. Ndababwira nti niba rero mundetse utanyishe mikote ryanjye. Ati ntaryo ngo nurutarima uranyica. Noneho abandi baraho baravuga bati kara wakwigendeye ko Imana izaguhirindi. Ndababwira ntoya ikote ryanjye narimpe nunduza anyica azajya avuga ko hari ikote yakuye ku maraso
y'inzira karengane y'umukiranutsi. Wa mugabo aravuga ati shati nishe benshi wenda kwica warushye, ndakwica warushye, urabanza wicukurire. Banshakira isuka kugira ngo nicukurire. Ubu naricukuriye, ariko ndiho. Nyuma y'imibabaro ndiho, nyuma yo kuzuka ndiho. Hallelujah. Hanyuma ubwo abana bababaye benshi, bakavuga ati mwarimu wacu we bagiye kumwica, bati nibuka ukuntu yatwiheraga n'imigati, ukuntu yajyaga twihera imigati. Abana bararira amarira menshi cyane, bihuruza n'abagore na ba mama babo baraza. Bahageze rero abagore bararira. Imana yateye amarira mu bagore. Oh hallelujah. Amarira y'abagore ni meza cyane. Imana yumva vuba. Mugabo ntukarize umugore wawe, kuko Imana yumva amarira y'umugore vuba. Abana bararira, abagore bararira, hanyuma abantu bose bashyubwo baravuga bati ariko uyu muntu ni muntu ki? Bikiraho haba hazamutse uwari perezida w'interahamwe aho ngaho. Ahageze asanga abana barimo bararira, harimo nabe mu rugo nabo barimo barira. Abaravuze ngo mwabyana mwe murarizwa niki? Baramubwira bati ni mwarimu wacu Karangwa atari bagiye kumwica. Ati Karangwa ninde ugiye kwica Karangwa? Ati dore nguriya mwambuye n'ikote rye. Abaraje aramfatanya akayasuka, arambwira ati have. Aragenda yambura yantera hamwe ikote ryanjye. Arangije abarari impaye ati ntabwo dushaka amaraso ya Karangwa kuri uyu musozi, ntabwo dushaka aya marira y'aba bana n'abagore. Arangije arambwira ati Kara igendere, ntuzagaruka ino, uzagwa ahandi. Uwo munsi ndokoka urupfu rukomeye. Hallelujah. Yaturokoye urupfu rukomeye, nubira cyaturokora, kandi twiringiye yuko izakomeza no kuturokora. Ndagenda Celestine, umuntu witwa Celestine anjyaniwe, anshyira mu nzu nyibamwo nk'icyumweru. Muri iyo minsi ubwo inkotanyi zari zigeze aho bita Rwabusoro ku Mayaga, umushumba Atanazi papa wa Fifi ahita antumaho, aravuga ati mubwire Karangwa aze kuza ajye mu nkotanyi, inkotanyi ziri hafi kandi bari kujyayo bari gukira. Nuko ubwo baramperekeza, ndagenda ngerayo, ngeriwe mu rugo aho bari batuye. Ndakomanga ku idirishya, ryari maze kuba nko mu masaa 6 saa 7. Arakingura, turavugana ariko n'undi muhungu umwe twari babiri. Aratubwira ati rero nimunyura aha mukanyura aha muragera ahantu inkotanyi ziri, ntabwo muba mugipfuye nimuzigeramo, kandi nimumva mugiye guhura n'abantu mwihishe, kuko hari interahamwe ziri kuza nijoro zikica abantu barimo bajyayo. Nuko tugenda gahoro gahoro muri iryo joro, twakumva abantu tukihisha. Tugahagarara, bwagiye kugera mu gitondo mu masaa 11 tugeze aho inkotanyi zafashe. Hallelujah. Imana ishimwe cyane. Tuhageze inkotanyi ziratwakira. Imana ibaha umugisha mwinshi. Amen. Umugisha
umugisha nyakubahwa perezida wa repubulika wari uziyoboye. Baratwakira, baratwondora, baduha ibyo kurya, bahita baranatwigisha, natwe tujya gufasha abandi, duhita tujya mu gisirikare. Nahise njyayo nahise njya mu gisirikare nanjye kugira ngo njye kurokora abandi. Nkiraho rero aho ngaho baturokoreye mu minsi nk'itatu, haza kuza abantu bavuye iwacu, baraza barambwira bati Kara, batuzi ko Katigaya yapfuye, wa wundi twasenganaga François, batuzi ko François yapfuye. François ni wa wundi twasenganaga. Ese François yapfuye atayishwe n'iki ko atari umututsi wicwaga? Barambwira ngo hari kuwa gatatu bari ku rusengero, ngo nka saa 9 ngo ataka umutwe, awutatse ngo umuntu bari baturanya mu manukana buke buke amugejeje mu rugo ni mujoro nka saa 1 ahita arapfa. Ntabwo tuzi icyamwishe, niba ari uwamuroze, niba ari igare rindi, ntabwo tubizi. Akimara kumbwira rero ngo Katigaya yarapfuye, haleluya, akimbwira ko François yapfuye, nahise nibuka amasezerano y'uzasigara. Nagiye mu gisirikare numva nemye, nagiye mu gisirikare numva ntuje, inzira zose nanyuzemwo ntabwo urupfu nari mfite, kuko Imana yari yaravuze kuzasigara. Kandi Imana dusenga ni Imana irinda ijambo yavuze, iraririnda. Waca mu bikomeye ariko ntabwo bishoboka. Imana irinda icyo yavuze, ikarinda n'uwo yakivuzeho. Abantu baroga ariko ntibaroga ijambo Imana yavuze. Abantu bakwica ariko ntibakwica ijambo Imana yavuze. Icyo Imana yavuze kirakurinda mpaka gisoye. Oh, haleluya! Mwegera Imana ibavugeho. Abavuzweho n'Imana bafite ubudahangarwa, kuko hari icyo Imana yatuvuzeho.